Tuve Gicumbi twerekeze mu karere ka Rusizi aho hari abanyamuryango ba societe ikora ishwagara APK Mashyuza Limited bari mu gihirahiro nyuma y'imyaka isaga 10 nta nteko rusange ya societe yabo iterana nkuko biteganwa n'itegeko ngenga ry'amasosiyete y'ubucuruzi, bityo ngo bakaba nta makuru y'ibikorwa byabo bafite. Inkuru irambuye twateguriwe na Lambert Nkundineza. Yatangiye ari koperative mu mwaka w'1998 nyumiza guhinduka societe y'ubucuruzi muri 2011. Iyo myaka yose ngo ibikorwa byabo byagendaga neza kugeza ubwo wari perezida w'inama y'ubutegetsi yitabiye Imana maze bagashyiraho undi witwa Munyakabera Faustin mu mwaka wa 2013. Ari nabwo bavuga ko kuva icyo gihe kugeza amagingo ya nta nama ya buri mwaka iteganywa bari bakora nk'uko abanyamigabane muri iyi societe barimo Sebakungu Calixte na Mukankusanyese babivuga. Witwa Havugimana Alphonse yabiyoboye neza pe, dukorana neza, ariko noneho amaze kwitaba Imana turavuga tuti ko Munyakabera arimo ari umuhanga ndetse ari na senateri, niwe dushyiraho. Twakoze inama zitarenze 2 hamwe nawe, izindi zose hari muri 2013. ubwo izindi nta yindi nama yongeye kuba. Hanyuma aza kudusubiza yuko nta kanya arabona kandi ko rwose igihe azakabonera azadusubiza. Na nyuma nanone turongera turamwibutsa, aratubwira ngo ni muri covid, ngo reka ngo bibanze ngo bigabanuke bya covid, ngo azatubwira. Agahura turerega. Ikindi abanyamigabane bavuga ko kibateye impungenge ngo nuko iyi societe APC yaba yarahinduriwe izina, bakaba bafite ubwoba ko yaba itakiri mu maboko yabo nk'uko Mukankusa bivuga. Ariko icyadutangaje cyane nuko vuba aha ngaha twamenye yuko bahinduye n'izina. Izina ryari APC babihaye irindi zina tutazi. Perezida w'inama y'ubutegetsi ya APC Munyakabera Faustin avuga ko inama zitabaye koko kubera ibibazo bya mikoro, gusa akizeza ko hagiye gukorwa ubugenzuzi bw'imitungo ya APC hakazabona gufatwa umwanzuro. Nibyo koko nta nama zabaye kubera ibibazo bimwe nagiye nanasobanurira abanyamuryango by'ibibazo byari birimo bijyane cyane n'imikorere n'amikoro. Abanyanigeze no kubandikira mbasaba ko ari ikibazo cy'amafaranga mwaretse tugasaba n'umwenda wa banki kugira ngo dukore neza, babyitaho nanjye bigenda intege. Niba numvise neza muvuze ko inama zitagiye ziba kubera wenda ibibazo byari birimo, singira ngo yari umwanya mwiza wo gutumiza inama rusange ahubwo ukabibereka, byaba na ngombwa mugafata icyemezo yaba kwisesa yaba kuva kuri uwo mwanya, ariko ntibikomeze gukururukana. Icyo nicyo kibazo cyabaye, gufata icyo cyemezo cyo kugira ngo duhamagare abanyamuryango. Iryo kosa ryo ryarabaye rwose. Aba banyamigabane kandi biyambaje inzego zitandukanye ziri mu rwego rw'abikorera mu karere kimwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi, ariko bagirwa inama yo kugana inkiko. Gusa kubw'umuvunyi wungirije ushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane Mukama Abbas asanga ibintu ari uguhunga inshingano kw'inzego z'ibanze aho gufasha abaturage. Bakigije ku bayobozi b'akarere, urababwiye none ngo mugende mu rukiko. Kuri giye kuri umuvunyi ntabwo ari byo. Leta yashyizeho uburyo n'ubu mu manza no mu nkiko hasiga basaba yuko mubaza kumva ubwumvikane. Iyo mu burangize ntabwo bijya mu nkiko, mubirangizaho. Ni kuki inzego z'ibanze abayobozi abaturage banyu baraje agarije cyo cyo koperative yabo iri mu karere kanyu mu murenge wanyu, ukabinga mujya mu nkiko. Kujya mu nkiko ni gukwepa responsibility yawe. Twebwe tuzakiganiraho ejo mu karere mu nama, tugaragaza ibibazo biri mu karere n'inzego z'akarere iz'umutekano tugiye umurongo. Tuzasaba yuko bavana ibyo mu nkiko, babahamagara bavuze ikibazo gikemure muri mediation. APC Limited yashinzwe n'abanyamigabane 7 aho yatangiranye imigabane 770. Buri wese akaba yaraguze imigabane 110 ifite agaciro k'ibihumbi 100. Buri munyamigabane akaba yaratanze miliyoni 11 z'amafaranga y'u Rwanda, zose hamwe ziba miliyoni 77. Lambert Nkundineza, i Rusizi.